Ive Rwatare Mugisha umunyezamu hakaba Rushema Chris abo bese bitabyumvikana ko nyira indege barudije abo nabakinye rero asabiye passport de service batinze kuko batinze hakaba na Abdulaziz Rivaldo tegeza mbere ko zitaye Rivaldo abo ni bamwe muri barindwi basigaye ikibazo ntabwo ndamenya umubare wose amazina yose ariko ni barindwi byumvikana kandi harimo Fabrice na Basedeji sanga bambutse abo ngabo muri abo basigaye kubera ikibazo cya passport de service delegation sindi we yarasohotse yajyanye na Eric muri Sekafa delegation ahubwo Fabrice nawe ushobora gusanga atagiye Fabrice na bana n'indwe imabure na ntarindwa aho n'ubundi gutinda umugani bishobora kuba ari abambere aribo byagizeho abagiye bwa mbere nibo babigoranye ariko se ba musore bo hari ubwo baba bazifite musore naba yarakiniye intamba ariko agendera kuri de service y'u Rwanda ntabwo ari y'u Burundi komeza ubwo kuzikora ubwo baratinze delegation igiye iyobowe na Nitanga Desire Desos ako gatoye twanyise ngike frere ese bazabikirana ejo bagende niwe wo muri traje tubigeho niwe wo muri federation wagiye ajyanye na Rayon Sport kuko abantu babyumve na APR nijya i Cairo hari umuntu wa federation muri federation iyo kipe barizwamo ugomba kujyana nabo ama federation ni yavugana ntabwo club zivugana Rayon Sport ikibazo yagira ni federation idiringa na federation ya Tanzania Rayon Sport ije kuvugana na IFA Egyptian Football Association APR Rayon Sport ntiyavugana na TFF ntibishoboka ni federation Tanzania Football Federation niyo mpamvu hagenda nk'ubushize muri Libya yasigaye byabaye ibibazo bikomeye cyane ku buryo nka kamarade ntiyasinziriye ahubwo uvuga twajyanye Cairo rwose atwera itsindwa bitandatu twe turi kumwe rwose ari uyoboye urumva Rayon Sport yigenda hajemo n'ibibazo turakina ntidukina n'ubu ngubu hari abantu bakibirwaye ngo bari gutera forfait iriya kipe ya Al Hilal byararangiye biri ariko byararangiye uwo Yezu yabaciriye akarongo aravuga ngo ntabwo ngenda ngo sanga umugabo aryamye hasi ngo mukubite musonga no barakubwira ati niba kongera bakam nyuma y'umunsi uko bamaze iyo match bamaze kuyisubika nibwo Manase yahise ajya muri ambassade ya Libya kubihanganisha ibyo ni ibya kera nagira ngo mbumvishe inzira nyine binyuramo uwo rero Desire niwe ugomba gukurikirana ibyo bintu byose agafasha Rayon Sport nawe icyo yakoze ahise abisiga mu biganza bya SG akaba na vice president wa federation Mugisha Richard asanzwe anakora muri immigration ntabwo ari ikibazo gikomeye usibye ko bakererewe mu gihe bahita bazibona birashoboka ko bafata indege ya nimugoroba inyura Nairobi ikabona kujya Dar n'amasaha 4 cyangwa se bakarindira indege y'ejo kuko ejo naho hari izagenda ejo naho hari abazajya Dar es Salaam bagiye muri iyi match ya Rayon Sport babafana ariko abafana n'abanyamakuru ibyo ni bumwe mu buryo bushoboka ibyo nibibaye Robin twari tumaze kuvugana tubwira ko bagiye kujyana 22 byari bitaremezwa ko abo babiri nyine byanze burundu ariko babiri byanze burundu abo barindwi byanze burundu ariko ngo batajyana n'iyi ndege ntago ari burundu ariko ubwo nguko byanze burundu kuri iyi ndege ariko ntabwo byanze burundu kuri ntabwo bajyana na Rwanda igiye Kilimanjaro bajyana n'iyi ndege yagiye ahubwo ndumva yagiye bagurutse mu kanya saa 5:55 ubu ngubu biri mu kirere bagurutse nka saa 6 na cyagwerere mu gahunda y'indege wowe saa 6 n'iminota nk'itanu nibwo indege yari hagurutse ubwo rero n'abakinnyi 15 ariko se ubundi bikwa mu nkokora Rayon Sport ijyanye ariko ntabwo byakayikomye mu nkokora Dar es Salaam amasaha 2 ubonye passport de service cyane ko nta n'imyitozo bari barindwi vice president wa Ferwafa akaba agiye kubafasha Richard ni urumva niwe babisigiye ni federation bifite mu nshingano Desire ni ubibasigiye baragiye baracombeka muri Onomo
i Dar es Salaam baraza gukora imyitozo nimugoroba wenda abangaba bashobora kutayikora yaba asundi ya nimugoroba ni sideclaration ngo bavuga ntabwo ari imyitozo ikomeye ariko banakora imyitozo amasaha abiri se kubera icyo utakora imyitozo niyo ngo nemvuze rero cyaba igihombo kuri Rayon Sport wenda gito igihombo gito udafite iki abakinnyi barindwi ni benshi wenda muri abo barindwi harimo babiri babanzamo rimwe na rimwe ari n'abana baburiye indege bwa mbere hari igihe binabica no mu mutwe nanone baraba bavuga bati turasigaye tena hageze abatasinzira nyine byanze nyine ko hari abagendeye umugoroba ntabwo biri bwanke burya ikibazo cyaba mu bya visa uba udafite controle mu gihugu ariko niba ari ikibazo cya passeport de service ntekereza ko biri buze gukunda ariko haba habayemo nyine ubwo burangara ubundi nanjye ndi kumvamo aho kantu ka rotari ngo bazisabe niko kantu karimo katumvikana haba habayemo uburangare Rayon Sport umukinnyi wa mbere saa 11 z'igitondo bari bamugezeho bisi ya ijya kubafata ariko nabonye rero yambaye neza barimo bakwepa amagare ko imihanda yabifunze kuko hari abakinnyi baba batuye aho amagare anyura bagenda bafata buri mukinnyi baravuga bati ntabwo duhaguruka tutanyuze kuri BMC ngo dusuhuze umukinnyi wacu Asumani Ndikumana ejo yarabazwe niho yabagiwe ejo niho yabagiwe na Dr. Major Hope bajya kumusuhuza bose banabonye akavideo di barabemerera umenye byaye n'amasaha atarayo gusura ngo babashushubikanyaga cyane kubera n'ikibazo kubera n'imihanda uburyo ifunze na check-in nayo ndetse no kubodinga barimo barabiha amasaha menshi no ku kibuga cy'indege kubera n'abashyitsi benshi abagenda abaza nabyo barimo barabiha amasaha menshi ku buryo Rayon Sport yagombaga kugera ku kibuga cy'indege mbere y'amasaha ane ubundi ubusanzwe abari nk'abiriza za Dar es Salaam akaba ari nk'isaha imwe ariko yagombaga kugera ku kibuga cy'indege mbere ho amasaha uzi ikintu cyabaye se kubera iyi shampiyona y'isi ngo ikibuga cy'indege cy'Ikanombe kirimo abantu benshi cyane ku buryo ngo byabaye ngombwa check-in yabaga 2 hours before amasaha abiri mbere ubu ngubu barayazamuye aba ane urumva rero ko yagomba kuhagera kare cyane ndetse iyi shampiyona y'isi abantu barimo baraza ntabwo abantu bararangiza kuza Kanyezo n'abatubwira ko Eritrea yarayije hari abantu badakina time trial baza baje muri road race hari n'abantu bazaza baje kwirebera gusa road race hari n'abaza baje kwirebera hari n'abaza baje kureba baje gukina time trial bagahita bigendera kureba Haruna biba bisekeje Haruna Feroz aho kureba kari keza ubwo Rayon Sport igera ku kibuga abo bandi delegation bari bamaze kuyisohora igiye kugenda ako Rayon Sport yambaye neza by the two kukaringa Rayon Sport irasa neza abantu bari kuri TVT ndetse no kuri YouTube channel yacu kuri Rayon Sport uburyo igiye isa neza ngiye kuvuga ngo abariyo sinari kwakira ababivuge ubu nazo ko nundi babiketse mu byo kwambara neza kandi bambaye neza kuko ibyo navugaga nyine oya bambaye neza uwabambitse se ko bajyanye bambaye neza ndoba nari ntibajyanye oya bari bagiye bambaye neza bamwita Sheri Mohamed uramubona bagiye bambaye neza rwose ku marinete meza cyane ari smart Robin yaramaze kutubwira n'abari bujyane nabo babayobozi ngira ngo nikora yatwerekana delegation bajyanye muri staff ariko ubwo harimo n'abawasiri abantu 14 erega ni delegation abantu bisenkana 50 abakinnyi 22 staff nabonye ari 14 ubwo ni 36 abandi 14 ni bande ni ba Tadeyo ni ba Ferdinand ba Keri baze musore bana abakinnyi ro abakeneye Aflam ya Lost era hejuru kwa Pavel coaching harimo Pavel Rotifi bibe mazina ya Rotifi hari Pavel Nzira akaba Mugisha Yves akaba Serumogo Ari Chimane Emmanuel Kabange Yusu Diane Cindy Paul Jesus Chimimana Fabrice Rushema Chris Musore Prince akaba Bayisenge Emery Tambwe Ngongo Gloire akaba Niyonzima Olivier Sef Ishimwe Fiston Bigirimana Abed Narindwa Aimable Gorama Ndashimiye Richard Mohamed Cheri Habimana Yves Adama Bagayogo Basane Aziz akaba na Tony Kitoga akaba na Harimana Abdulaziz ubwo mu bakinnyi hasigaye batanu ko Robin yabitubwiraga muri squad yose ya Rayon Sport y'abakinnyi 27 kuko wamunyezamu we
ntabwo abarirwa lisansi bashaka no kumutiza viziyo niko numvise wamugeza mu wa kane wa mwana ubwo batanu hasigaye kuyate hasigaragana na Asumani na Farenganya abo n'abavunitse na Petit Messi hanyuma hasigara na Ganijuru na Petit Messi. Hanyuma staff rero tugiye umutoza ni Afame Lofti akaza Feruzi Haruna umutoza wungirije Azuzi Lofti fitness coach Nagari fitness coach kandi ariko biryanditse hano nawe ni Lotfi cyanditse hano ndabifite nyine bibeshye nkuko na Afame ya Lotfi bakoze turi kwibaza ukaziza vuze ngo umutoza afite babivanze hano kuko hagiye umutoza wa kabiri wungirije no wa kabiri wungirije hakaza Ndayishimiye Eric wazo yitwa Jarike Bakame umutoza w'abanyezamu akaza Nshimimana Jean Claude Physio akaza Nizeyimana Shafi kit manager Umugisha Jean de Dieu security officer kurenze mwambari ndamuvuga nge Umugisha Jean de Dieu ni security officer Mujyanama Fidel team manager Nyandwi Jean Pierre assistant kit manager Uwizeyimana Sylvestre wasiri umuvugizi w'abafana umuvugizi w'ikipe hoya ni journalist hakaza Ngoboka Umurerwa Delphe photographer Uwimpuwe Liliane CEO Irambona Gisa Eric admin director mwambari ko aravuze ngo ramugere ukangira utamwe mwambari Serge nawe namugezeho mwambari Serge préparateur physique ahise ajyana nabo cyane Rayon Sport yatanze ubwasisi Rayon Sport nzi igihe yasohotse nubwa mbere muri staff hagiye abantu bangana gutyo none se ukibwira ko bagiye muri Algeria bagenda bagana gutyo nuko ari Dar es Salaam na amadolari ngahe bajya Dar es Salaam na amadolari ngahe ku muntu abajyanye na assistant itike wayifashe karaba ari muri 400 kugenda no bayiguze kare urumva babimenye mbere nta kuntu utari ku booking hakiri kare kubera ko babizi neza ko nyine bazagiye kubyagenda ko sira amatariki bayazi ahubwo babandi wenda twavugaga abandi 14 yavuze 14 bandi ubwo ni bandi ubu ndavuga bari abandi bari ku ruhande yaba 14 ni muri staff abasise tunabo 6 abantu turi kubona ndavuga abandi 14 harimo Tadeo nibyo harimo Ferdinand nake mbira harimo Kelly abamushimire harimo Mushimire harimo Mushimire ubwo ni Claude Mishimire harimo Ndoba nare ubatoja harimo Furaha bashaka kugera mu byo kuko se nkani ngo bashaka kubuza Rayon Sport ryanye hari ubwo se basadate ni bazajya reka nkubwire ko utangaza ariko uko hasigaye abakinyi batanu ariko hano ni harimo Desire uko hasigaye abakinyi batanu gusa ni batanu gusa ubwo rero mu bafire tubwiye wasanga ari abo ngo basigaye ko mbwiye ko hasigaye batanu amazina afite niba naya batanu undi ni Fabrice wo gutari wavuze ni Fabu gembe mana nabitekereje Fabu na Yves na Rushema na Rivaldo na Habimana Yesu urumva batarenga batanu ubikini batanu Yves babiri Abdelaziz ugashyiraho Rushema na Fabrice ugashyiraho Rushema batatu na Fabrice ugashyiraho Rivaldo bane na Fabrice nyine batanu Abdelaziz mwamuvuze Abdelaziz twamvuze free nkawe none reka mbabwira batangarize ibyo fure mabangwe mu magana kujya Dar es Salaam nta bihumbi magana n'ibirimo oya ni ibihumbi 310 y'abanyarwanda by'amanyarwanda sigibise flight from Kigali to Dar es Salaam via Rwandair aho itima biterwa n'igihe none oye ndi kubara mu kwezi kwa 9 gende kubara mu kwezi kwa 9 ayo na amanyarwanda cyane tariki zinga twiteki ya 24 aya sa amanyarwanda wenda tuvuge tariki 27 itike dora amafaranga izabigura igihe itike zaba yazamutse ni mu kwa 12 mu minsi mikuru abantu batanye kujya mu minsi mikuru ni mu 410 na 420 itike igenda izamuka bitewe nibihe hari igihe abantu bake Rayon Sport itike y'umuntu atike yawe baratanze amafaranga arenga 300 ntabwo Rayon Sport Rayon Sport ingendo za ke 300 by'amanyarwanda basigaga umufotografe ngo bazakoresha uwo bazajya cyangwa umuganga abaganga bagafata umwe muri Libya Dr Mugemana yari yasiga shaka ubajyanye bake niba ari uko bimeze Rayon Sport yatanze ubwasisi turuwasa ako ni bake gute we ni benshi ababagiye ni benshi amafaranga ni make